Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho munyemerere amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyamasheke kuri no nkuru ibabaje cyane aho hagishwe n'utaramenyekana amuteye icyuma mu rubavu. Munabandi Silas w'imyaka 52 yatewe icyuma mu rubavu n'umuntu winjiye mu gikari utaramenyekanye aramwica arabura none akaba agishakishwa. Byabereye mu mudugudu wa Mpishyi akagari ka Mataba umurenge wa Shange akarere ka Nyamasheke mu saa 2:30 z'umugoroba kuri uyu wa kane tariki ya 24 Mata 2025. Uwo mugabo watandukanye n'umugore we mukuru babyaranye abana 7 bose babana na nyina mu mujyi wa Kigali yaramaranye ukwezi n'igice n'umugore wa kabiri yari yarateye inda bafitanye uruhinja rw'ukwezi n'igice. Mu kiganiro haye imvaho nshya uwo mugore witwa Nyirambarushimana Terezi w'imyaka 40 yavuze ko iyi ari inshuro ya kabiri bagerageza kumwica. Ati kuwa mbere w'iki cyumweru tariki ya 21 Mata yatashye mu masaha moya z'umugoroba agikingura urugi rwo kw'irembo yinjiye ahura n'umuntu agira ngo ni umuhungu wanjye natahanye tubana w'imyaka 13 uri gukina na mugenzi we duturanye. Bavuga ko yabonye atari we abona ahubwo ari umuntu wamuteze, uwo wari wamuteze arikanga ariruka, umugabo ahamagara umugore ataka. Umugore mu gusohoka amutabaye yumva umuntu arirutse baramubura. Ati twabwiye ko ari igisambo cyari kije kutwiba imyumbati yari iri mu gikari kiducitse twibwira ko birangiye. Bwakeye mu gitondo aho twakekaga ko cyanyuze umugabo ahubaka neza ariko ntiyarangiza. Arakomeza avuga ko kuwa 24 Mata 2025 ubwo yari mu nzu yuhagira umwana umuhungu ari mu gikoni, umugabo wari yicaye mu ibaraza mu gikari bakaza kumva atatse rimwe gusa. Ati twumvise urugi rwo kw'irembo rutatse, umugabo arahaguruka areba urukinguye yumva ruracecetse arongera aricara. Ubwo umuntu yaciye mu gice cy'urugo kitabonaga kuko nta tara ryacaniraga amuhingukaho, umugabo aba yamubonye ahaguruka agiye kumufata, undi ahita amukubita icyuma mu rubavu rw'ibumoso numva aratatse yana rimwe ahita ashiramo umwuka. Yavuze ko nubwo nta muntu akeka ariko uyu muntu atamufata nk'umujura usanzwe amufata nk'umwicanyi wari wabigambiriye. Uwo mugore wari uhetse umwana yahise asubira mu gikoni ahunga asakuza cyane. Ubwo umwicanyi ariruka umugore amwirukaho undi amucikira mu nsina aribwo n'abaturanyi babatabaraga bagasanga yagiye. Umuturanyi w'uyu muryango Habiyaremye Evariste yavuze ko urupfu rwabashenguye cyane nk'abaturanyi. Ati twababajwe cyane ko tubuze umuntu wa kabiri mu mudugudu mu myaka 3 gusa ababica bababura. Bigeze kuza bafata umukecuru bajya kumwicira mu ngano epfo mu kabande, none undi bamwiciye mu rugo kandi rwose nta kibazo yagiranaga n'abantu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shangi Mukamusabyimana Marie Jeanne yavuze ko bigaragara ko uriya mugabo yishwe hatangiye iperereza ngo ababikoze bamenyekane. Ati nibyo yapfuye kandi bigaragara ko yishwe, iperereza rikaba ryatangiye ngo uwamwishe amenyekane abiryozwe. Yavuze ko uyu yishwe mu myaka 3 ishize harishwe undi muturage nawe abamwishe bakabura, ari ikibazo uwo mudugudu ugiye kwibandwaho mu rwego rw'umutekano kugeza igihe ababikora bazagaragarira. Yasabye abaturage kujya batabara vuba kuko nk'uyu ahita atabarwa uwo mugizi wa nabi aba yagoswe agafata. Yasabye ababona bugarijwe n'abashobora kubagirira nabi kujya batangira amakuru ku gihe kuko bishobora gufasha mu gushakisha abakekwaho gukora ibi byaha. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu ntara y'Amajyepfo ni mu karere ka Nyanza aho yishwe umugore wamutemaguye we yicwa n'igikomere. Savakure Adeniye w'imyaka 31 ukekwaho kwica umugore we Mujawamariya Tasiana w'imyaka 34 amutemagashije umuhoro nawe bikarangira yishwe n'igikomere. Bigaragara ko hari ikintu yagwiriye ahanganye n'umugore we. Byabereye mu mudugudu wa Ntongwe akagari ka Gatarara umurenge wa Ntyazo mu karere ka Nyanza hafi ya saa 5 z'ijoro kuri uyu 24 Mata 2025. Amakuru yatanzwe n'umwana w'abo babyeyi basize ubuzima avuga ko bapfuye amafaranga birangira habayeho kwicana. Uyu mwana yagize ati bari kuganira n'abaturanyi birangira baje mu nzu, noneho papa yakama mu mafaranga ayamwimye barafatana, noneho mama bamutemesha umuhoro arapfa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntyazo Moza Alphonse yemeza amakuru y'urupfu rw'aba bombi
akavuga ko bari bamaze iminsi mike bimukiye muri uyu murenge bavuye mu karere ka Nyagatare. Ati nibyo koko mu ijoro ryakeye ahagana saa 3 nibwo binjiye mu nzu bamaze kuganira n'abaturanyi, noneho atangira kwaka amafaranga umugore we, gusa batari barasezeranye ayamwimye aramutema aramwica. Akomeza avuga ko na wa mugabo yaje gupfa kubera igisebe yari afite mu mutwe. Ati rero nawe kubera igisebe kinini yari afite mu mutwe tutazi icyo yagwiriye, igihe imbangukiragutabara yari ije kumutwara kwa muganga yahise ashiramo umwuka bombi, ubu imirambo yabo ikaba yajyanwe ku bitaro bya Nyanza mu gihe turi gushakisha imiryango yabo, kuko umwe mu makuru twamenye avuka mu karere ka Gakenke naho umugabo akavuka i Huye, bombi bakaba baramenyaniye mu ntara. Ubuyobozi bw'umurenge wa Ntyazo babarura ingo 34 zibana mu makimbirane, hakaba hari gahunda yo kubigisha kugira ngo zive muri ayo makimbirane adindiza iterambere ryabo ndetse n'iry'igihugu. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye Imvaho Nshya ko bikekwa ko habanje kubaho gukomeretsanya. SP Habiyaremye yagize ati mbere y'uko kumwica bikekwa ko habaye gukomeretsanya ku mpande zombi byaje kuviramo uyu mugabo kwitaba Imana. Imirambo yabo yajyanwe ku bitaro bya Nyanza gusuzumwa, iperereza rirakomeje. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Nyanza Majyambere Patrick yemeje ko abaturage bahageze batabaye bagasanga umugabo yakomeretse bihutira guhamagara imbangukiragutabara, ariko nayo ihagera yashizemo umwuka. Asaba abaturage gutangira amakuru ku gihe y'ingo zifitanye amakimbirane kugira ngo baganirizwe. Ati turongera kubasaba ko ingo bazaba zifite amakimbirane bajya bazigaragaza hakiri kare, ubuyobozi bukabaganiriza. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza burasaba abubatse ingo ko bakwiye kwirinda amakimbirane igihe batumvikana ku bintu bimwe na bimwe, bakegera ubuyobozi bukabafasha. Amakuru yacu reka tuyakomereze n'ubundi mu karere ka Nyamasheke, ariho tugaruka naho turasangayo inkuru y'akababaro. Ararembye inyuma yo gukubitwa n'umugore we hamwe n'umuhungu wabo. Simbizi Zaburoni w'imyaka 48 yo mu mudugudu wa Nyakabingo, akagari ka Murambi, umurenge wa Rangiro, akarere ka Nyamasheke, ararembye ku kigo nderabuzima cya Rangiro nyuma yo gukubitwa n'umukomeretswa n'umukomeye n'umugore we Nzitukuze Josephine w'imyaka 45 n'umuhungu we Uwihoreye Gilbert w'imyaka 21. Umugore yatawe muri yombi, umusore aracika. Umuturanyi w'umuryango yatangarije Imvaho Nshya ko umaze igihe kinini mu makimbirane, umugabo ashinja umugore w'uburaya, umugore ashinja umugabo w'ubusinzi bukabije. Ati intandaro y'ikubitwa n'ikomeretswa ry'uyu mugabo yaratashye mu masaa 7 z'igicuku yasinze, ageze iwe atongana n'umugore we bararwana. Umugore afatanya n'umuhungu wabo bamugira intere, ubarembeye ku kigo nderabuzima cya Rangiro. Umugore yatawe muri yombi, uwo muhungu wabo arabura. Simbizi Zaburoni mu ijwi ry'intege nke aho arwariye ku kigo nderabuzima cya Rangiro yabwiye Imvaho Nshya ko umugore we basezeranye byemewe n'amategeko, bamaranye imyaka 25 bafitanye abana 6. Avuga ko afite ibimenyetso bifatika ko umugore we amuca inyuma, kuko amakimbirane yabo yatumye umugabo atura urugo aragenda amara amezi 2 muri santere y'ubucuruzi ya Ntyazo, umurenge wa Kanjongo, ngo agira agahenge. Ati amezi 2 yarashize ndagaruka, mpageze nawe aragenda. Umugabo nakekaga ko ansenyera aramujyana amukodeshereza inzu mu mudugudu wa Kamatsira, akagari ka Gakenke, uyu murenge babanamo. Akomeza avuga ko uyu mugabo wari warataye umugore we mu karere ka Rubavu bamaranye ayo mezi 2, aba bagabo bombi bagirana ubwumvikane, uyu Simbizi acyura umugore we. Ati nabwiye ko birangiye, ko amahoro abonetse, ubu twari tumaze amezi 5 hari agahenge, ibibazo byongeye kuvuka, ubu afatanya n'umuhungu we kunkubita. Avuga ko yatashye yagera mu rugo kuko yari mu rugo rw'umuturanyi basangira, yumva nta kibazo. Ageze mu rugo mu gicuku, umugore amubaza aho avuye, ibisubizo yamuhaye ntibyamunyura, induru zitangira ubwo. Ati twatangiye kurwana, umuhungu wacu w'imyaka 21 azana ikibando n'umuhini barampondagura, barankomeretsa hejuru y'ijisho, ubu ntiribona, umugongo wose nibikomere gusa, ndajya mu bwiherero nkituma amaraso ndetse merewe nabi cyane. Avuga ko icyakora atifuza ko uwo mugore n'umwana we bafungwa, kuko ngo bafunzwe ntawamwitaho ngo anahite ku bana bandi. Aha yagize ati numva babareka bakaza tukiyunga, kuko umugabo wari warancyuye yansabye imbabazi, wariyunze, ubu inshuti yanjye, nta zindi mpungenge nari mfite, nabi sinzi ukuntu byaje. Ati nta bindi twakwiyunga kuko n'ubundi bafunze, n'imibereho yanjye
sinayishobora. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukankusi Atanazi avuga ko amakimbirane mu miryango yugarije akarere nubwo ubuyobozi bushyiramo imbaraga nyinshi ngo bubahashye ariko baracyaba havutse abandi. Ati nk'abantu bakuze banabyiruye ntibakagombye kuba bakimbirana kuriya. Tubagira inama ku bufatanye n'abafatanyabikorwa b'akarere kureka amakimbirane mabi kuko abakenesha amahoro mu rugo akabura n'iterambere rigahagarara. Avuga ko nk'akarere bazakomeza kwigisha kuko hari imiryango yigishwa igahinduka ikomeje kwinangira ikagirwa inama ikagana iy'amategeko aho gutegereza umwe ko yangiza ubuzima bwa mugenzi we. Nangaha dusoreje amakuru twe twabateguriye tubabwira ngo mukande subscribe, abatarakanda subscribe nyamuneka kugira ngo muzajye mubasha kubona amakuru agezweho kandi muyabonere ku gihe. Bye bye.